dadi kucyumva wababaza umuntu nk'uyu dadi wanyumvisha ndabizi uramukunda kandi nawe simbizi nako sibyo ariko mbabarira mbanze nkuvure mujyane kwa muganga ndebe ko nta kintu yagukozeho. nta kibazo na kimwe mfite. Oya wabibwirwa n'iki? Wari uri hehe? Twicare mu nzu umbwire ahantu wari uri, umbwire ibyakubayeho, nshaka umudokiteri abanza gukora amakonsultation ndebe kuri na muzima. Urumva ibyo kuza rero umbwire ibyacyusa none hanga mbabarira ibyo bintu byihoreye, ahubwo polisi nahamagara mbwa ko umwana wanjye yabonetse ariko umusore Herukana Rugema hanze kumva Iribagiza. Naho se Rugema yaje kuva ku izima yumva umukobwa we. Naho se Cyusa Rugema yaravuze ko agiye gutanga kuri polisi bakamufunga. Aho byaba byaracururutse. None se Rugema ko yifuzaga kujyana Iribagiza mu bitaro ngo bakamuvura, naho ubwo yari ukumwongeramo imiti ndetse ikomeza kumwibagiza imugira igishushushungwe. Aho Iribagiza yaba yarajyanywe mu bitaro. Ibyo byose nibyo ngiye kukubwira umushu, nkabikubwira byose ntakubeshya. Reba aho hasi hari buto ya subscribe, dukomeze twagure channel yacu kuko ni umuryango mugari w'aba big family abashu. Ndetse nawe uri mushyashya turakwakiriye, nawe usanzwe hano ni mu rugo, nta kaze turi buguhe kuko nta muntu wese ujya iwaba arisanga umushu. Ndetse zana ka gatebe kawe ntugasige kazane ugashinge hano hafi umusheri, sibyo sheri? Gashinge maze byose tubiganireho mbikubwire mbivi muzi n'imuzingo kuko muri abantu b'agaciro. Mbamwe kubaha amakuru murabizi neza nigerera kuri teri nkazana amakuru yose. Ikintu nkunda kubabwira ni ukubabwira ati iyo urebye kino kiganiro ntikirangira ubuhombye byinshi cyane. Rero reka mbasogongeze kw'iyi nkuru ishyushye twakita kishyushye. Sorry mumbabarire abashu ntago nabasuhuje. Ndasuhuza abashu banjye bari mu gihugu cy'u Rwanda, yaba abagabo cyangwa abagore, ubwo ni muri rusange, ubwo abagabo n'abagore abakobwa mwese murimo. Ngasuhuza abatama n'abakenyezi bo mu Burundi, ngasuhuza n'abandi bo mu bindi bihugu, aba diaspora tutabibagiwe. Mwese muri abantu b'agaciro mudukurikirana kw'iyicano yanyu kuko Frame Nzera umusaraba yaje kuryoha neza abasheri. Nizere ko noneho mwatangiye gusobanukirwa, abarundi mwatangiye gusigurwa muragenda. Ndagira ngo mumfashe kano kantu muvuga ati ntimukatubeshye twarajijutse. Hari abantu basa bagatobanga ibintu bakababeshya. Njye nababwiye ko bino bintu nigerera kuri teri kandi mba mbifitiye uburenganzira. Rero umushu, rero nimba utarakora subscribe mbibutse gukora subscribe na like na comment, mumvugira ngo Imana ishimwe. Abashu ubundi mba bakumbuye n'ukuri kw'Imana pe. Uziko urukundo mbakunda nta kindi kintu nzigera ndukunda. Banza nimbona n'umukobwa dukundana ntazamukunda urukundo nkunda abantu banje n'ukuri pe. Najya mbona umwanya wo kumuvugisha se yahita nyanga pe, kubera ko mba mbakumbuye. Mba numva twavuga nabo muri WhatsApp, kuri groupe ya WhatsApp. Ndetse groupe ya WhatsApp njya nyipininga muri comment, abari comment isa n'ubururu. Ndetse nawe ushobora kunyandikira kuri WhatsApp nkagushyira mu iyo groupe. Mwihangane reka mbanze ntange nimero inze mbibabwire byose. Abashaka kujya mu iyo groupe ya WhatsApp y'abashu ni 07 9 4 4 063 5 5 07 9 44 063 rega wanaduhamagara ukanadusuhuza umushu. Rero ntabatindiye nk'uko Rugemariya yavuze ati ntago bishoboka yuko umukobwa wanjye Iribagiza akwiye kubana na Cyusa, ndetse yifuzaga ko akwiye kumujyana kwa muganga akareba nimba nta bintu bamusizemo. Kumbi nta mahoro amufitiye, ni ukugira ngo arebe nimba Iribagiza ataranyweye wa muti. Iribagiza nawe yaraduhombeye mw'abantu. Abantu Iribagiza yahombeye nkanjye muri n'ukuri. Nimba muhari niyikosore, yabuze kunywa umuti we. Isi Iribagiza yabaye tiko. Abantu n'ukuri kw'Imana mumfashe Iribagiza tumukubita akanyafu, umugani wa Rugema.
ubuse mubona ataraduhombeye basi yakinywa umuti abasheri tukirebera. ubuse rero Rugema ko agiye kumwongeramo ibindi bintu mu mutwe Iribagiza bizamuvamo. aha birabijya ntibibe amaraso rero hatazajya hagira abantu bababeshya ku bijyanye n'ibi ngibi. ni njyewe ubabwiza ibintu by'ukuri abasho. rero bayi dusubire mu kiganiro cyacu mu kanya. hari n'akandi gafilimi narindi kubaha keza cyane nako mugende mugasobanukirwe munagakunde. ngiye kujya mbagezaho udufilimi twiza sibyo abashuha bakunda ko nzajya mbagezaho udufilimi twiza. nimujye hasi muvuga ati jya tugezaho udufilimi twiza twirebere umushu sibyo. bayi ndabakunda. Imana ibarinde kandi musigare amahoro. muri abantu b'agaciro mba numva ntabasiga kubera yuko mba mbatekereza 100%. bayi tuzabona nejo. abasheri banjye nukuri ndabakunda numva nabahorana buri gihe mbabonye. bayi tuzabona nejo.